so ayo icyo nicyo aho niho KUP yaraye. Umwana umukobwa w'imyaka 25 yabonye se, umugabo w'imyaka 53 yabonye umukobwa we, byarangiye. Igisigaye ni ukubahuza contact, ariko contact ntago ari kuvuga ngo nuko umwana ahoberana na se. Icyambere nayo makuru nako gashyuhe. Akantu yanibagiwe, uwo mudamu uwo twaraye tubonanye nabimubwiye asesura umeza ararira, aryumva ararira kuko umwana yavutse 2001. Nina nihagira cano ntoya yamamaza ibintu nk'ibi, mbere yo kuyikanda babanze bakande televiziyo ikomeye yamamaje ibyo bibiri. Turi kumwe sawa. Mbere yo gukanda cano nto, kanda televiziyo nini yabyamamaza. None se niyo televiziyo itakibyamamaza, iyo cano nto ikabyamamaza. Hanyuma ibyamamaza seribu ntiyabagaho. Nyine icyo mbaza, niba itakibyamamaza. Oya mwarimu, don't defend. Ndakumenyesha ko iyi video y'iki ngiki yanaciyeho twaravuye Nyamata. Ribisi gira konje, ijisho ry'ubutabera rigira konje. Uraseka. Ikibazo ntago dufite abantu badashaka gukunda ukuri. Twakunze kubona ibintu by'ibikampani bivuka gutya comme des champignons, bikaza bikamamaza. Ikibazo cya mbere nuko kwamamaza, kandi namurangira ntatunga urutoki akagira ngo niwe dutunze. Namurangira arabizi hari amakampani menshi y'abatekamutwe ariko akarisha one. Muraho, waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza, ngufitiye amakuru meza. Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Yes, bakunzi ba KUP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugarutsemo na mwarimu wacu uje yambaye akagofero keza cyane. Ngiye ko nakanje bakumereye. Oya karahari rwose barabyumva. Barabyumva. Umeze ute? Ntabwo ari umurimbo nakazi. Ndaho rwose. Reka mpere kuri CB Link. Nkuko mubibona nambaye ingofero yanditseho Melo Easy Management. CB Link ni company ifite product bita Melo nkuko mubibona hano. Nabafatanya bikorwa bashyashya ariko bafite batanga ama software, uburyo bwo kumanaging ibintu. Mere kuri kesi y'abantu baburana muri Rwanda Revenue, iyo baba baramenye CB Link, iyo Rwanda Revenue barakoranye na CB Link hakiri kare, ntabwo byari gushoboka. Ntabwo bari gusubiza TVA umuntu utaracuruje cyane. Bari kubanza bakamubaza historique yawe, hinjiye ibiki, hasohotse ibiki, ibikirimo nibihe. Yego. Urumva? So CB Link rero harabo ifasha kumanaginga ama stock. Stock nini, urabona umuntu ashobora kuvuzana container 5 zigaca ku mupaka wa Rusumo zikagera Amajerwa akazijyana muri warehouse muri cya gistoke kinini cyane. None akaba afite ama branch agenda nyanyagizamo bya bicuruzwa. Nuvuga ngo kuva muri stock muri warehouse logiciel iba yamaze kuvuga ngo harimo ibi bisohotse bijyaha, ibi bisohotse bijyaha, ibindi bigiye ku mucuruzi runaka. So ubwo urumva mu ma branch no muri salle d'exposition aho bagaragariza ibikoresho byabo. Hanyuma icya kabiri, iyo software igufasha no kumenya uburyo ugena ibiciro, ntuhende cyangwa ngo baguhende. No kuvuga ngo ushyiramo transport byagutwaye, umusoro byagutwaye, communication, abakozi, ugakora igiteranyo kuvuga ngo naho ukodesha, ugakora igiteranyo logiciel ikakwereka ngo amake wafata nayo, cyangwa ugashyiramo ngo kunguka nangahe kwijana, igahita ikubwira ngo nturenzayo. Nuvuga ngo ababikora mu mutwe hari igihe bahomba batabizi ko ibifaranga byinshi, cyangwa bagahenda batabizi. Cyangwa bakunguka ifaranga byinshi bitari ngombwa bagahenda abakiriya. Yego. Kandi guhenda abakiriya nubwo yunguka bamwe bamucikaho. Egare kubabura. Ayinya ako kantu se barakumva reka da.
guhenda wunguka igihe gito ugahomba igihe kinini. wunguka igihe gito ukagenda ubura abantu buke buke, nyuma y'indi myaka ukazasanga byaranze. yego. Ikindi bakora kumenya uko abakiriya babo bahagaze, logiciel kwereka ngo dore runaka yaranguye toni zingana gutya, ku buryo umwaka ujya kurangira ukavuga ugahita umenya umukiriya wibanze iwawe. ababigira se nibanga buryo wanamusengerera, wamusengerera, wamuha restaurant. Ubundi sinzi mu Rwanda niba bajya babikora, ariko nko mu Bushinwa na za Taiwan, iyo urangura byinshi ku mwaka bagasanga ni wowe uri imbere, bashobora kuguha nka kontineri y'inyongezo cyane, cyangwa imodoka y'inyongezo, kuko biba byigaragaza ko ari wowe watwaye byinshi. Bafite icyo baheraho, utarabibitse mu mibare ntabwo umenya ngo ninde watwaye byinshi. Yego. Melo irabikemura. Kumenya aho abakiriya baherereye, urumva abanyenganda, abacuruzi basanzwe, amasitasiyo ya petroli, bashaka no kuzagera muri ntuza ku bijyanye na transport. Ukamenya ngo imodoka yanjye ya kampani yanjye ihagurutse i Kigali igiye Rubavu, irimo abagenzi bangana gutya. Ubireba muri machine aho wiyicariye, na machine barayiguha. CB-Link iguha machine yinstayemo ibyo byose. Ukaba wiyicariye no mu modoka, ukaba uri kureba no muri telefone, ukamenya ngo dore imodoka igiye Gisenyi ijyanye abagenzi 20, hagomba kuba 5. Bigahita binatuma umenyesha Musanze ngo iyi myanya 5 mwishakira abantu. Urabyumva? Noneho bagira iyo bita Easy, Melo Easy. Iyi ngiyi ni ikorana ni yabo bantu abagrossiste babandi baranguza, bamwe bakomeye cyane, b'amakontineri, b'amakontineri ariko b'imbere mu gihugu. Hakaba niyitwa Quick, yo ni y'amakontineri n'abakomeye ariko hanze, bakorana no hanze. Hakaba niyo bita Roko rero ni y'abacuruzi basanzwe ba hano, ni ufite depo ya byeri, burarigwa ikakuzanira na Skol ikakuzanira, ugashyiramo haje fantasy ingana gutya, haje akabyeri kangana gutya, buri bwoko, ese ni Knowless, ese ni Skol Lager, ese ni Heineken, byose ukabura bifite uko gisohoka byose ugenda ushyiramo. Ukazamenya ko wenda hari umukarani wakwibye kubera ko hari icyo utabonye, winjije ibi none dore bimaze gusohoka kandi stock irimo ubusa, ukabimenya. So ibyo rero ni ibintu byinshi baragenda babikwirakwiza mu ntara. Ibi byaro ko byo ari nabo babikorera badafite na internet, bisanzwe na gatoroshi kaba yabigukorera cyane, kumenya muri stock amakesi arimo, kumenya asohotse bitagombye smartphone. Reka urumva rero ni abantu CB-Link ni abantu bazima cyane. Nuvuga ngo tuzajya dukorana ibiganiro, ariko narababwiye ngo mujye mutwereka na feedback z'abakiriya. Uzasanga nk'umukiriya wayobotse Melo ashobora kuvuga ati imibare yanjye turnover ku mwaka yazamutseho kangahe kwijana cyangwa yamanutse. Kubera iki? Mari bila daftari hupotea bila habari. Uvuze ngo uyu mugani mu Giswahili uravuga ngo ubutunzi butarimo kwiga buyonga utabizi. Cyangwa ukongera ukavuga ngo ubutunzi butarimo inyandiko buyoyoka utabizi, ko ntiwandika. Hari n'abacuruzi bamwe na bamwe muri nk'aba bazakemurirwa ikibazo na Roko, umukozi wo muri butike, wenda tufate nk'ikarito ya biswi, akazimaramo ariko ikarito akayigumishamo iri vide, wowe ukageza muri controle ikarito na za zirimo amavide. Nyuma y'umwaka ukazasanga ni ibikarito birimo gusa. Umukozi yarigendeye yaragiye gushinga iyindi butike mu cyaro ivuye iwawe. Urabyumva? Kubera iki? Ntago byandikwa. Ibyo rero abo ni abafatanyabikorwa bacu bashya. Mpere kuki mbanze ndizera ko wateguye ya video ya Murangira. Niyo turakoraho uyu munsi, sibyo? Avuga ibintu bijyanye no kwamamaza. Ibyo turaza kugarukaho. Ariko mbere yaho twishimire ko Pizzo yatashye. Yego. Ikiganiro cye nakibonye. Yego. Ariko nanone dukebura abantu badiringa n'amadosiye y'abandi kujya babanza bagakaraga bakareba ibishoboka byose.
niba Sonia atari yarimanye imbabazi imbere uko batwara Pizzo icyo kintu nicyo cyagomba kubanza, ntabwo Pizzo aba yararayemo hariya, kuko Sonia ntigeze yinangira ngo yimane imbabazi. Iyo babanza kumubaza, kuko ubuhuza RIB irabwemerewe, urabyibuka ko cyagiye muri graduation harimo abakozi ba RIB, kuki batabibanje, ariko ntacyo, ubwo yageze mu rugo nta kibazo, kandi yahawe imbabazi, yakoze n'ikiganiro nakibonye nagishimye. Yego. Hanyuma ubu Ngoboka yagomba kuburana no munsi, ariko ejo haza amakuru avuga ngo barwimuriye mu kwa 9. None bongeye barasubika se mu kwa 9. Reba amezi amazemo mwana ko ahuritsera ayinya, nuvuga ngo naho yaba umwere mu kwa 9 azaba yariye 4 cyangwa 5 y'ubuferi. Ibyo nibyo tuba tuvuga. Umuntu ufunzwe ukicara wimura kugira ngo yongere séjour muri gereza. Haba harimo ibindi kwimura kuva mu kwa 7 ugashyira mu kwa 9. Hanyuma hano kuri KOP na amashimwe wari utarambaza ibya Nyamagabe, ntago kuva twakora ikiganiro nta kindi kirarengaho, abantu baracyaza, turacyari kuri 520 kwa kundi, ariko tuzakomeza. Hanyuma n'amakuru ya Ruhango ntago biragira, ariko icyo kwishimira hano umuryango wa KOP wishimiye ko hari umwana w'umukobwa w'imyaka 25 wabonye se. Umuryango wa KOP wishimiye ko hari umugabo w'imyaka 40 irenga 53 wabonye umukobwa we kubera KOP, kandi uwo mugabo yahereye za 2010 ashaka umwana aramubura. Yampamagaye ku cyumweru nka saa 9:30 z'ijoro. Saa 9:30 yaranyandikiye, arampamagara, ndamwandikira nti aya masaha ntago nakwitaba kuko sindara mu buri bwanjye nyine. Ariko ahita yishima ati uhise unyitaba. Turandikirana kugera saa 10:48. Ubwo iyo saa twari tufashe icyemezo ko tugiye mu ngamba. Ndabivuga kuri KOP n'umuryango munini, ari nuwo wanyitabaje, nuwo mu muryango, ibiganiro byose arabikurikira, ariko arebye inzira zose yagerageje bikanga, avuga ati reka nce kuri KOP. Yari yizeye iki? Yari yizeye ubushake kuri KOP, anizeye ko ari umuryango mugari utabura igisubizo. Buracya tujya mu ngamba rero. Ubwo kuva ku wa mbere umunsi wose technique tactique kuruva reference yatangaga ni quartier itakibaho. Ariko naramwandikiye cyatse nabira muri telefone, ndabwira amakuru yo mu Rwanda kanze mbere kuri namwandikiye mubwira ko ntabwo nari mfite impungenge ko bitazapfa gukunda. Nambwiye nti abantu barimuka, kanze nkwereke ibintu namwandikiye, wa mugabo we mwihangane, nuko tubaho imijugujugu tuzayakira twese kuri iyi si, n'amashimwe tuyakire, n'amashimwe tuyakire. Byihorere mu kanya Kasari n'abanyamakuru be barimo bavuga ku bya Kongo. Noneho bagaruka kuri uwo bita ngo ni Uncle Sam Manzi ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho bavuga ibihugu byo mu Barabu, bavuga bya bindi bya Burkina Faso na Mali, bavuga za Kongo, bavuga Moyen Orient, hose baravuga bati, ni na Kasari wabivuze, aravuga ati Alphonse aravuga ati ibihugu byose, hafi ya byose hano ku isi ni ibipangaye, bifite uwo bigomba ubukode. Noneho Kasari aravuga ati ikibabaje noneho muri ibyo bihugu harimo n'ibiraranya kwishyura ubukode. Ntago byapfa koroha kubyumva, ariko niba ku rwego rw'isi ibihugu byose ari ibikode, ari ibipangayi, harimo n'ibiraranya. Message se wayibuze?
nayibonye sha mu mutwe barimo byinshi good aha oya ntago yo nari nafunguye ntabwo ariyo hariyo namuhaye bwa mbere mubwira okay ndamubwira nti rero amakuru hano arahinduka cyo si icya mbere icya kabiri abantu barimuka sibyo icya gatatu abantu ntibafite umwanya wo gukurikirana iby'abandi uri kure uriyo uri mu kazi kugira ngo ubone umuntu wita ku byawe ngo aragushakira umwana aragushakira umubyeyi biragoye icya kane gutanga amakuru ntabwo ari ibyacu ntabwo turemanye umuco wo gutanga amakuru noneho muri kino gihe si n'umuco gusa hari igihe utanga amakuru utazi icyo aramazwa abantu bakagira ubwoba bagahitamo kuyimana wabaza ngo kanaka yaratuye turahashakira iki noneho ati babanza kubaza icyo uyashakira muri make ngewe umuntu yambazaga ambwira ati reference atanga ni mu Kiyovu cyashenywe noneho kumenya bari bagituye bose ahantu baherereye noneho kandi benshi nta kavukire yari irimo benshi ari abaturutse mu zindi ntara bagishenye hari abasubiye mu yandi makaritsiye hari n'abasubiye mu ntara cyane ubwo ampa icyo kizami ndavuga nti nzagerageza ndatangira ndajagajaga nshaka abayoboraga muri kiriya Kiyovu nshaka abahabaye mubaza umuhanda mubaza iki we nuko kubw'amahirwe rwose ibintu biranyizanira mu bantu nari nashinze gushakisha mu bantu nari natekereje nzakoresha umwe nimugoroba ncaho ku muhanda aseka wagira ngo yamenye ko mushaka kandi ntigeze muhamagara yego ndavuga ukuntu nagushakaga turagenda ndamubwira ati ibyo nabyo yaravuye mu kazi ahita ahamagara umuntu abamuhaye amakuru wa muntu amaze kuvugana na wa wundi natumye nawe abanciyeho atazi ko ari ngene namutumye urumva ukuntu byikora hano kuri KOP uwo muntu uwo mudamu wavuganye na wa wundi natumye sinzi ahantu yari yivire kugura utuntu ancaho aransuhuza kuko dusanzwe tuziranye ndamureba ngira ngo wenda wa mugabo yamubwiye ko ari nge sanga reka da yansuje bisanzwe yego atera intambwe ahita yitaba agatelefone urabyumva yego kakarasharana agenda yitaba ageze nko muri metero 100 binyanga munda ndavuga ariko ubu nazamushaka nkamubura nkomeze ntegereze uriya namutumyeho okay mutumaho umwana bwira uriya mudamu namara kwitaba telefone agaruke araza aje mubaza ibibazo bijya gusa nibyo natumye wa wundi papa amata babyaye amavuta ngo numva ndiruhukije nk'ubyaye impanga binyanga munda ndashyuha ndasoma inyota yanga gushira mvugana na wa muntu nkagenda nci ruhande ntabwo se nzabimubwire mu cyumweru gitaha byamaze kuba confirmed aya ngezaho ndamuhamagara numva wa mugabo ryamutuza umukobwa wawe yabonetse nawe arabyinaho niba yarari kuri Simbizi niba yabanje guparika niba yari mu kazi Simbizi musobanurira byose uko bimeze ndavuga ngo uyu munsi urarara ubonye ifoto y'umwana wawe niya muramu wawe wenda nyina w'umwana niwe aba mu ntara bizasaba kujyayo so ayo icyo aho niho KOP yaraye umwana umukobwa w'imyaka 25 yabonye se umugabo w'imyaka 53 yabonye umukobwa we byarangiye igisigaye ni ukubahuza contact ariko contact ntago ari kuvuga ngo nuko umwana ahoberana na se icyambere nayo makuru nako gashyuhe akantu yanibagiwe uwo mudamu uwo twaraye tubonanye nabimubwiye asesa urumeza ararira aryumva ararira kuko umwana yavutse 2001 ise ntiyigeze amubona yasesha urumeza ararira so ubwo icyambere guhura kwa mbere ni muri ayo marangamutima uwo mudamu yabwiye umukobwa we kose ari kumushaka nanjye mbwira se ko umukobwa yabonetse hasigaye kubahuza kubera ko umugabo ari kure
ntabwo contact physique ishobora kuzatinda, ariko contact sociale yatangiye, kubera ko uwo mugabo afite abavyeyi ino, sibyo? Nitumara kubitunganya neza, tumaze kubona uyu munsi ndabonana n'umukobwa ari na nyina wabo, bambwiraho nyina w'umukobwa ari, niyo ngombwa nzamuhamagara dupange kumusura, tumuha ayo makuru, nibirangira dufate nyina w'umukobwa na nyina wabo n'umukobwa tubajyane kwa iwabo w'umugabo. Gusa bizaba birangiye. Umuco si uwose, umuryango si uwose. Neza umwana nabona nyirakuru na sekuru, bizaba bivuze ngo na se yamubonye, kandi bazajya banahamagarana kuri video call aho azazira, ariko ubwo nibura umwana tuze n'umubyeyi atuze. N'amashimwe akomeye cyane. Abagiye bampambaye n'izo misiyo zikananira, bihangane, ubwo nyine zari zigoye, cyangwa se ni kwa muri bya bintu navugaga, amakuru ahinduka, abantu bimuka batanga amakuru nabi, nuko ariko ahaho byihuse pe, ariko rero nashyizeho abantu nuko byari hafi kujya mu ntara. Iki cyumweru cyagomba kurangira nkajya mu ntara guhiga. Ikindi cya kabiri, 2001 amazina yo mu Rwanda, amazina y'imitegekere y'u Rwanda amaze guhinduka kabiri. Urumva? 2001 twari dufite amakomine 140. 2001 kugera 2006 tugira uturere 105. Urabyumva? 2006 tugira uturere 30 n'imirenge 416. Rero umuntu uramurangira ngo ukavuga ngo iwacu hari muri komine Kinyami, muri 2 komine Kinyami ya Karangwa Nyakwigendera. 2001 bihinduka akarere ka Rebero, ka Kimenyi na Karangwa na Babutera nawe Nyakwigendera. Abo bose barapfuye Kimenyi, Karangwa, Butera, bose bari inshuti zanjye ariko ntabagihari. Noneho ubu none 2006 bihinduka akarere ka Gicumbi. Ngaho mbwira umuntu akurangiye ngo yari umunyakinya, yari umunyabyumba, bigoye. Nicyo kintu kigoranye cyane mu kuranga aho umuntu akomoka. Ushobora kumwibwira izina rya mbere ya 2 kandi 2001 ryarahindutse, 2006 rikongera igahinduka kugeza ubu. Ibyo rero ni ibibazo, ni nk'ibyo byose. Niyo mpamvu uwo mugabo uko yazaga mu Rwanda yageragezaga gushakisha umwana akabura abamuha amakuru, ko abantu barimutse cyane, karitsiye bari batuyemo yarashenywe, yego, abantu bakwira imishwaro, buri wese ajya ahamworoheye. Nyina w'umwana ajya mu majyepfo n'umwana, nyina n'umwana barajyanye mu majyepfo, yego. Hanyuma nyina wabo aguma i Kigali nawe ahindura karitsiye. Wa mwana wo mu majyepfo amaze gukura agaruka kwa nyina wabo i Kigali. Urumva ibyo biba bigoye rero. So kiri cyo kwishimirwa. Akanyuma n'ubutumwa bureba akarere ka Kamonyi. Akarere ka Kamonyi kandikiwe n'umwarimu kazi wo kuri groupe scolaire Mugina, yishinganisha ngo yakubiswe na directeur amumena ijisho n'amafoto nayabonye, ariko biracyazurungutana nta kintu gifatika kiravamo. Directeur ngo yari yabanje kuvuga ko azamuvuza iryo jisho, nyuma yaho aramuvuga ngo azamuha 100,000. Umugore nawe ati uzamvuze nta kindi, niko yamubwiye rwose. Ati nibiba 50 uzasigane senkani zawe, nibiba 10 usigarane 90, ariko nibiba 200 uzongera iryo jana rindi, nta mafaranga yashaka. Ubu niho bigeze. Ariko twahoze tuvugana twandikirana ibintu byinshi, ariko urumva abayobozi nibo bagomba kubahuza ofete. Niba directeur akubise umwarimu akamukomeretsa ijisho rikameneka, ariko niba hagacamo ka procedure k'imbabazi, it's okay, no kumuvuza it's okay, ariko niba kurikirane kubishyirwa mu bikorwa. Na n'ubu ntaramuvuza, ijisho ryabaye umuturi bashobora no kuzaribaga, kandi none directeur nawe arimo ashaka kwihagararaho afite abamushyigikiye ngo abikwepe. Arabikwepa se ijisho ryarimennye, kandi nk'ibyo byose. Kandi akarere yarakandikiye uwo mudamu ushinzwe uburezi ku murenge wo ku karere, gitifu w'akarere, meya w'akarere, ushinzwe uburezi gitifu w'umurenge wa Mugina, n'ushinzwe uburezi ku murenge wa Mugina. Abo bantu bose barafite nta kintu bari gukora. Aba bantu bazikiranura mwabagiye hagati.
ko ari abakozi ba leta. Ugasanga rero umwanya turawumara mu gukandisha abantu inzugi ibikeneye assistance batabijyamo. Tuzavuga ndakurahiye, sibyo? Tuzavuga kugeza ku mwuka wa nyuma. Yego, sinakubwiye se ko bakasitari bavuze ko buri gihugu ari igicumbitsi, ari igipangayi. Uko ibihugu bya Afurika byareberaga Libya isenkwa, ubu niko bigenda bibona nabyo bikajya kubona bikabona nabyo babigezeho. So rero iyo buri wese ari umupangayi, isaha n'isaha, ingero zazitanze nyinshi guhera kuri wa munyamakuru kazi no kuri ibyo bakasitari bahoze bavuga, buri wese akaba yitwararika ko twese niyo nzira. Ikiba gisigaye ni ukumenya itariki yawe. God. Hanyuma rero Murangira twigendere kwa Murangira. Video ya Murangira ivuga iki? Video ya Murangira ivugamo ibintu byo kwamamaza. Oya, ntago urangije. Kwamamaza ibintu udafitiye gihamya. Nuko wishyura. Udafitiye gihamya. Yego, harimo n'ibikanga cyane. Ingero. Tuvura indwara zananiranye zidakira. Indwara zananiranye zidakira. Tugaruza ibyibwe. Yego. Akanavuga bati muzaze tubaha akazi mujye mutugarurira aya matelefone aba yibwe. Ikindi inyatsi. Yego, kuvura inyatsi. Yego. Imiti yongera akanyabugabo. No gushora make ukunguka menshi. Ariyo case tugezeho uyu munsi. Yego. Gushora make twagiye tubona voilà. Twakunze kubona ibintu by'ibikampani bivuka gutya comme des champignons bikaza bikamamaza. Ikibazo cya mbere nuko kwamamaza. Kandi na Murangira ntatunga urutoki akajya ngo niwe ndutunze. Na Murangira arabizi hari amakampani menshi y'abatekamutwe ariko akarisha one kwamamaza mu kigo gikomeye no gukorera mu nyubako ikomeye cyane. Wakumva ngo ofisi zacu ngo zibamuhana ngo muri 14 akavuga cyanga hasi ubwo urumva na wahagera ugazaga ofisi ni mobile. Batekeye abantu imitwe mu mafumbire mu mbuto za intuza iburasirazuba. Wabonye ibyaciye acid ukuntu byarangiye, ariko ibintu bibiri dukorera ahantu hakomeye, twamamaza ahantu hakomeye. Zarabaye niba ari STT, zarabaye ibintu bimeze ngo niba ari Pentagone, niba ari Polygone, byarabaye byinshi. Ubu rero hari icyavutse naguhaye nacyuze kugishyiramo, kirimo kivuga ngo sinzi ukuntu ibyari bigezeho. Umwana ubikwirakwiza nanze namubikiye ibanga. Ariko namajenti ibi bintu urabyizeye. Akajambo ka mbere yambwiye kujya mpite mbona topic, yahise ambwira ngo byaciye kuri televiziyo. Atari televiziyo isanzwe, ayinya ntabwo ari bene ziza hano, urumva? Televiziyo ikomeye. None dore hano iki ngiki kiravuga ngo tugeze mu ntangiriro z'ukwa karindwi, kino cyitwa ngo ikidi TMP. Bakita TMP, urakizi? Njya nyumva. Okay. TMP rero ubwo rero Murangira afatanyije na Beneri baraturebera ibi bya TMP niba koko bitameze nka bya bindi, kuko umwana wabimpaye wese ambwira ngo babyamamaje kuri televiziyo. Nabyo bimeze nka bya bindi, kuko hari umuntu Angeli Mutabaruka yakiriye kuri TV1 bimubaza hamubwira ko kitemewe. Iki cya TMP yabajije nde? Yabajije Angeli Mutabaruka yabajije nde? Kandebe niba ibyo bintu nkibifite ko nari mbifite narumuntu nabihaye. So rero Murangira na Beneri batubwiye ukuri kwabyo, natwe tuzabyamamaza tutishyuje niba ari bizima. Sibyo? None mu ntangiriro z'ukwa karindwi ku gihe cy'ubwigenge bari bavuga ngo uburyo bwo gutanga inyungu n'ubu bukurikira: abakozi bo ku rwego G2 G2 bemerewe gukora agahimbaza musiki kadasanzwe ku munsi w'ubwigenge. Urumva?
k'agaciro k'ibihumbi 35. Abo ni ku rwego rwa G3 G2. Hanyuma abakozi bo ku rwego rwa G3 bemerewe kubona ibihumbi 100. Abo ku rwego rwa 4 350. Ubwo ni ubwasisi bw'ubwigenge gusa. Yego. Abo ku rwego rwa 5 bemerewe miliyoni. Nanone isosiyete yatangaje ku mugaragaro iyi gahunda y'inyungu z'isoko izagenerwa abakozi bose ku rwego rwa job 2 no hejuru, harimo abakozi bashya n'abasanzwe. Abujuje ibisabwa bose bazagira uruhare muri iyi gahunda kandi bahabwe uburenganzira n'inyungu. Good. Noneho G2 utangirana ibihumbi 90. G3 utangirana 250. G4 utangirana na 10. G5 utangirana miliyoni 26. Ngiye gakira soma naka. Okay. Uyu ati ikigo cya TMP nta ruhushya gifite rukemerera gukorera mu Rwanda. Twiringiye Imana Karine, umuyobozi ushinzwe gutanga impushya n'uburenganzira mu kigo cy'imari n'imigabane, yatangaje ko ikigo TMP nta ruhushya gifite rukemerera gukora ishoramari, ndetse anashima abantu batanze amakuru. Hanyuma se batanze amakuru topic yanjye na Dr. Murangira niyo kwamamaza, kuko umuntu wese ukikubwira avuga ngo akwaka video kiri guca ku giteleviziyo gikomeye agahita akaguha. Ubwo nizere ko Murangira araturebera nanjye ari wakampaye kabisa ari gushaka kukinshiramo akakwereka ya televiziyo ari byo Murangira yavuga. None twizere ko icyo shaka kukubwira. Donc reba umuntu utanga ubwasisi G3 batangiza ibihumbi 90 agatanga ubwasisi bwa 35. Niho nagiriye icyoba. G3 batangirana 25, ariko ku bwasisi bwa Bonane we bamuha ibihumbi 100. Atangiza 25. Ubwasisi bw'ubwigenge ibihumbi 100. Kapitali washoye 25. Avuye hese. G4 batangirana 810. Ubwasisi bw'ubwigenge babahaga 350. Igishoro cyawe 810. Ubwasisi bw'ubwigenge 35. Wenda ibi byo nabyumva. G5 kubera ko batangirana miliyoni 26 cyangwa ushobora gusanga ari 2,600, we bakamu bwasisi bwa miliyoni. Nongo ukimara kuyifungura ngo barabanza bakaguha ikaze inote ya 2. Nuko bitangira. Nuko bitangira. Ivuye hese. Ariko umuntu aguhaye ibintu atagaragaza aho bikuye, menya ko bitazahora. Ariko turi mu kwamamaza. Yego, turi mu kwamamaza. Nukuvuga ngo ubundi hakabaye niba nkurikije topic Murangira yarazamuye cyagiye turi Nyamata. Yashaka kuvuga ngo mwamamaza ibintu mutazi ubuziranenge bwabyo. Yego. None ibi tumaze kubona amakampani 2 kugira ngo akonvenke abantu abanza kwamamaza ahakomeye. Aho wakomeye rero naho Murangira aharebe bibaye ubwa 2 cyane. Bibaye ubwa 2. Ubwo ni kampani ya 2 iyo iya mbere yaragiye kandi nayo yamamazaga hakomeye cyane. None niye ubwo niho Murangira akabaye ahera kurusha kureba batwebwe uducano tukiri tutwana naho ngaho harebe ko ntutwo twutwana natwo ntitubyemerewe. Nta kibazo ariko ntazakande kandi sha nawe usigaye urimo ugenda umanura nakubwiye ngo zamurukira mende dutekereze. Arazamutse urukiramende. Reka nkubwire ibyo nshatse kuvuga. Nihagira chano ntoya yamamaza ibintu nk'ibi. Mbere yo kuyikanda babanze bakande televiziyo ikomeye yamamaje ibyo 2. Turi kumwe? Turi kumwe. Sawa. Mbere yo gukanda chano nto kanda televiziyo nini yabyamamaza. None se n'ibyo televiziyo itakibyamamaza iyo chano nto ikabyamamaza. Hanyuma ibyamamaza se ribu ntiyabagaho. Nyine icyo mbaza. Niba itakibyamamaza. Oya mwarimu. Don't defend. Ndakumenyesha ko iyi video y'iki ngiki yanaciyeho twaravuye Nyamata. Ribi sigira konje. Ijisho ry'ubutabera rigira konje.
uraseka ikibazo ntabwo dufite abantu badashaka gukunda ukuri. Mbere yo gukanda channel ntoya yamamaje izo nini zamamaje uri he? Nyine ibyo njye ntabwo ndi kubyanga, ahubwo icyo ntari gushyigikira nuko nizo channel ntoya nazo ndabizi ariko izo nini nazo ntizemeye kubyamamaza. Uceceke uzaze gukanda intoya. Nicyo nshaka kuvuga. Ntumpindure message. Amateleviziyo manini aramamaza ibintu bigapfunyikira amazi abaturage, inzego zikarebera, hanyuma ugahamagara amacano mato ngo ntimukagire mutya. Ibindi bigenda bibaze kuba kabiri, ubwo nagasomo gaciyemo. Hanyuma rero abantu bati cyagiye yarabitubwiraga, ubwo ndavuga ku kintu kijyanye imiti yongera akanyabugabo n'inyatsi. Ubundi se umuganga by the way kwamamaza no kwishyura abari akazi, kuko umva hari n'abamamaza, hari n'ibyoroshye kwamamaza ngo iboneka mu gihugu cyose, kandi wagera imuhango kabibura kandi munyamakuru gasanga biri hari ibyo ariko ni byoroshye. We yanga yatubwiraga kwanga kwamamaza ibintu birimo ibikabyo bidashoboka. Umuntu wamamaza umuvuga ko avura inyatsi atanga n'inzanyi. Inyatsi iziti impamvu na aka kantu nahise nkegereza umutima. Ubundi muri buno buzima independence financière, kwigenga mu by'ubukungu, ntabwo ari ugukorera amafaranga menshi. Niki? Ni ukumenya kuyacunga. Ni ukumenya kugira ute? Kuyacunga. Kuko ntabwo umuntu uhembwa miliyoni 3 ari uteye imbere cyane kurusha uhembwa 500. Tujya tureba abarimu mu cyaro. Ibyo nibyo. Warubizi? Cyane. So mbere rero ibaze rero ushaka gusanga inyatsi iri mu rugo rw'umuntu uhembwa 3 miliyoni kurusha mu rugo rw'uhembwa 200. Abyumva? Uhembwa 200 buri mezi 3 agura akabanza. Ariko se koko nka guciye mu ijambo inyatsi baho. Buretse igenda gake ndashaka kuyisobanura nyine. Ibaho nyine. Buzurora. Uzi umuntu witwa Buzurora? Nishwe. Yari shoferi wa Musenyeri hari. Ubukene buzurora, ubutindi buzurora, ubujiji buzurora, ubuswa buzurora. Iyo rero niyo nyatsi. Inyatsi hera hehe nibyo ndi kudefinisa. Mu micungire y'ibyo ubona. Wabyumvise? Yego. Ntabwo inyatsi ari uguhembwa make. Oya. Inyatsi ni uguhembwa, hari umuntu uhembwa 1.5 miliyoni, Rodis akaba ari kuguza 100. Nkunda gutanga urugero ku barimu cyane mu cyaro, ugasanga mwarimu uhembwa 80 bigera kuri 28 z'ukundi kwezi afite nka 15. Akiyafite. Ubwo se ahari inyatsi ni hese? Kwa miliyoni. None se miliyoni azajya kwivuza inyatsi? Inyatsi za gute rero? Hari urugero mfite, umuntu wari umpaye ntabwo ndabizi, ntabwo akurikira ikiganiro atazamenya ko namumenye ne amabanga. Do kunyatsiza rero n'abantu babiri, umwe tubiziranyeho, ntabwo ndabamumeneye ibanga. Inyatsi itangira iti ikwinyatiza imicungire mibi, urugo rubi, imicungire yawe nyirubwite uzana amafaranga, cyangwa urugo nyirizina rugura ibidakenewe, rugura imiti ihenze ntinyobwe. Hari ngo ugenda ugasangamo farumasi y'imiti yarangije igihe, iyo ni inyatsi. Ugura ibidakenewe, ugura umwenda yambara rimwe mu mwaka, ugura ibintu atazarya kandi bigira expiration date. Yego. Yego. Ugasanga byuzuye akabati byinshi byarabaye expire. Uko ni kwiza. Ugasanga ubwo ibyo ni ibiri mu byanye n'imyitwarire ku mafaranga. Uragura bitari ngombwa, ufite ibigare, urisumbukuruza, sibyo? Urakora ibirenze ubushobozi bwawe. Iyo ni inyatsi ya mbere. Inyatsi ya kabiri, utakumira komutera ukwiza ibyago bidakomeye ariko bihoraho. Kurwaza, sibyo? Yego. Kurwaza, kwibwa, burya no gufungwa kwa buri kanya, ucibwa amande.
sibyo yego imodoka ihora mu igaraje kugura ibidakenewe ukagura imodoka izaguhoza mu igaraje ngo nuko uyiguze makeya ikajya igufata 300 ya buri kwezi wumvise ko ari wowe wayizaniye wayiguze miliyoni mu mwaka ikaba igutwaye arutayo wagura inshyashya nka bimwe buri kantu yavuze inde buri kantu yaguze imodoka ya miliyoni 5 ibyo urabyivugiye byivugiye nawe yarabyivugiye icyo nzi icyo ndayizi yaguze imodoka ya miliyoni 5 ngo buri kwezi akajya ayikoresha nka 400 yarayitanze se yabonye uyakira arangije arayigurisha ngo yiguriramo moto yayigurishije ngahe ntago yayavuze ntago bazigezaho kuko nzi umuntu wagurishije compressor 5 n'igice kandi yari kiri nzima we cyari ikibazo cya essence ariko ya buri kantu twahuriye kuri convention tugiye kwiyandikisha ku mushyikirano yarahinze ngira ngo turi ku kibuga cy'indege ndayizi pe Benz ariko umva yaravuze ati imodoka ni insajije ese yarayigurishije nayo nabibonye ngo yiguriramo moto ngo zizajya zimwohereza amafaranga gake gake yayikoreraga utubido kuyumva ihinda yarahindaga no mu nteko ishinga amategeko premier ikabihagaze kandi igeze kuri convention yagera kuri convention umuhindo wayo ukagera mu nteko ishinga amategeko no kuri disi ibiganiro bigahagarara good urumva we yahise afatirana none hari uyigura gutyo agashaka akamuguza ngo natunze imodoka sinzabaho ntayigira agafata imitsina irya kurusha umwana cyane kwishira bahora baguhamagara ngo umwana ntarishyura minerivare ariko ya modoka mu igaraje baraguhamagara ugahita wishyura nuko inyatsiza nayimvuze ibyago utateguje kurwaza bihenze kwibwa gufungwa yego nibyo hanyuma rero hari indi abantu bikururira cyangwa ikaza uyireba inyatsi y'amadeni banke Lambert iyi niyo kese umuntu yambwiye umuhungu ukiri mutoya yaragiye rwose akora akazi neza agura ikibanza kinini ashyiramo kadasire kirasaguka arekora yiteza imbere aguramo yubakamo n'akandi kageretse abyumva ari mu kazi ahembwa neza imodoka yihoramo amafaranga ariko aza guterwa n'inyatsi imubwira ngo fata aya mafaranga iyo utangiye gufata ira ntabwo ari inzanye ni inyatsi iri kukurura amafaranga uzishyura basi hunga kwajya fata amafaranga kandi ntiyabuze icyarya ntiyabuze sanze nta habara hafite heza afite n'abapangayi ariko arafata amafaranga ntibiteye kabiri abagiye agurisha inzu y'umudugudu bari bahaye mama we kuko mama yabaga iwe ayigurisha batabizi abavandimwe batabizi kandi urumva niba yari ya nyina yari y'umuryango bose bagombaga kuyizunguraho barabimenya baricecekera bati tubivuze nkungu yafungwa cyangwa akirukanwa mu kazi barisura nyine abavandimwe bagera muri 6 bagombaga kugabana kuri iyo nzu ayirya umwe kandi afite kadasire n'inzigeretse ubwo kwishyura ngo yarimo yishyura Lambert umuntu wamugurije amafaranga umugore ntabizi abavandimwe ntibabizi wakumvisha uko inyatsiza ndabyumva biragiye arongeye akomeza afata ubu imwe muri izo nzu yari yabashe kwiyubakira irimo cyamunara rero ni finale inyatsi ya mbere ni kujyanisha mu buzima buzatuma ibyo wavunikiye mbere ubibura gutyo yego kandi buriya shaho umuntu uzakubwira ngo afite inzu ku myaka yo uzajya wongeraho nk'icumi kubaka biravuna urumva urakanaguzwa isima muyivanze nabi icyo ni iki kijyanyesha ibyo byose biba bikuvuna ntabwo ari kimwe n'umuntu wicariye ahantu kuri kontwari yihekenyera akantu kugira ngo inzu yuzure wowe ubwawe iba yagutwaye mu mutwe byinshi cyane noneho icyamunara cyo ntikirenze ukwezi yanzu warwanye nayo gushaka ikibanza gushaka abamena amabuye gushaka umufundi kuyubaka gushaka amarangi amarido intebe ukabona iragiye imyaka wayubatse igera muri 5 mu kwezi kumwe ngiyi nyatsi umenya nuko igiye ngiyi nyatsi imyitwarire ituma n'ibyo wari ufite bigenda
mana yanjye ndongeye ndababaye wa mudamu twasuye Gatsibo ejo narimo mbikubwira agatiza ingwate hegitari 25 zikagurishwa kuko yatije ingwate hoteli irahomba bateza hegitari miliyoni 30 kuri hegitari 25 ejo yaranyandikiye ambwira ngo wabyumvise uko inyatsi yakomanze ukajya mu gufatafata ukagira inshuti zitari nzima n'ubu baracyabariho ejo umuhesha w'inkiko yagiyeyo ngo bishyure amagarama bishyure abavoka bishyure abahesha b'inkiko ubu hari undi mutungo ufatiriwe wabo kandi afite abana bagera ngira ngo ni 2 cyangwa 3 barimo biga kaminuza bakeneye kanze mbirebe urumva wumvishe uko ikomanga kandi umugabo arahari umugabo nawe nubwo yitera ikinya urumva nkaho bitamufasheho akinywera icyuma kugira ngo abyiyibagize niwe wahungabanye mbere kubona hegitari 25 zigucika gutya zikagenda nuko inyatsiza bari bafite hegitari 25 bafite inzu babamo bafite n'iyindi yo ku muhanda ariko ejo yanyandikiye arambwira ngo bateyemo ngo bagiye guteza mana we uretse yari uri kumbwira ngo biri kugenda bijya mu buryo ra oya wo nuwagakenye nuwagakenye bijya mu buryo uyambwiye ati mwaramutseho ni wa mudamu w'Igatsibo ati noneho babavoka ba Beride n'umuhesha w'inkiko baranyatatse ngo nishyura amafaranga yabo y'abavoka bamaze gufatira nanone agasambu nahingagamo hegitari 25 zigiye agasambu bagafatiriye wumvise uko inyatsi komanga wabyumvise good n'inyaguyo yakomanze ntihagarara yes none oya harimo nakandi kabaza yambwiye nubwo ntagashyize muri video habaye amakosa inzabamo UPI yayo ngo barazitiranyije barazitiranyije n'undi muturanyi babyumva n'undi muturanyi ufite ku rundi ruhande ufite akazu katageze ku rwego rw'iyabo babyumva yego noneho umuturanyi afata ideni babyumva afata ideni kuri kandi ke kanditse kuri ibyanditse kuri muturanyi wabo ni ibyo abo ngabo barimo iyo agiye gutanga ingwate hagenda iyabo niyambura ngo kuko inyatsizo babyumva ati ubu ndimo ndashakisha miliyoni 3 ibaze hegitari 25 ziragiye ari gushaka miliyoni 3 zo kunyishyura none nazibuze kandi ubutaka ni hegitari bayiha agaciro ka 2.5 hegitari wabyumvise ubwiyatsiza hegitari y'Igatsibo mu Rwanda nta hantu wakabonye ubona hegitari yo munsi ya miliyoni 10 sibyo none hegitari yenda gakeya hegitari 25 zaguzwe miliyoni 30 ubwo imwe yabariwe 1,200 hegitari imwe none iyo yarasigaranye bayibariye hagati y'2.5 wari gushaka miliyoni 3 ngo ayishyure ya hegitari mugarukire nuko bitangira icyo waguze kiguhenze icyakuvunnye ukakibura igikurikiraho ni iki ihungabana umuntu waciye muri izo nzira ntiyongera kuzamura umutwe arahungabana umuntu wese ufite umutungo wagiye kubera banke Rambere umuntu ufite umutungo wagiye kubera gutiza ingwate urubyumva ndabyumva uwo muntu ntiyongera kubyutsa umutwe ahita ajya mwihungabana akanywa kiwingu fini akindi nguko kwinyatsiza rero ibyo se wajya kubyivuza abantu discipline hagirikane ariko iya mbere ikaze cyane gufata ubufaranga ngo ahantu nguri kumva ngo bari gutanga ubufaranga gushyugumbwa gushora ahantu hose ubonye hose okay akongera ati ndabaze se na nubu ntibirakemuka ati reka da nta na kimwe cyakemutse kuko nagerageje kuba nagisha inama kugira ngo mbe nakwandikira umuvunyi abakoramo namwe bari bampaye ngo mbanze mbabaze banyutse nabi numva umuntu
arebye nabi bamusubije nabi service delivery yego urwego rw'umuvunyi rurashyirwa mu majwi abantu bakiriye umubyeyi wa Gatsibo ngo mwamwutsi nabi acika intege. Ikiganiro kiravangavanze niko tubaho hano kuri KOP ibiri ngombwa byose turabivuga ariko Dr Murangira Bitsieri abuza abantu kwamamaza ibintu abantu bajye bagira na logique cyane. dore ubunyatsi nukwiza gufatafata ubufaranga kubushora hadakwiye kuguzaguza ibintu bitari bikwiye kuguzaguza. Nk'uyu mugabo ntanzeho urugero kuri izo nzu ebyiri yari afite wambwira ngo kandi ahembwa niba udashobora kwigira inama niba uhembwa miliyoni imwe ngo wenda ube mu kimina cyaguhe 5 ukazishyura mu mezi 5 cyangwa 6 ngo ushimishwe n'ibyo ugahubukira miliyoni 30 ku kazi ejo byahinduka ukayashora mu bintu ukagura ikamyo ejo igahirima kudacenga mbere yo kugira icyo gufata mbere yo gufata amafaranga na mbere yo kuyashora naho inyatsi yinjirira ubundi naho inyatsi yinjirira. Abantu barashaka gukira cyane si bibi ariko ujye umenya ngo ubundi buri abantu bacuruza rambere bo bafite impuhwe z'abaturage uzi inyungu zayo ariko sho ahubwo hari na mugenzi wacu bahoze bavuga ko yafunzwe umugore we yigeze kumpamagara dofwa niba yarafunguwe simbizi nawe yatangaga rambere ubwo nawe yafataga na za rambere yafunzwe nk'amezi 3 arashize kandi yaratuye muri biriya bice bya za Kinyinya mu nkona cyangwa mu biguti ya hafa nuko bitangira ubundi inyatsi niyo inyatsi no kwisumbukuruza inyatsi no kugendana nabo mutareshya inyatsi no kubaho ubuzima burenze ukuri inyatsi no gufatafata amafaranga ni mabi kandi nta garanti ufite ngo aho nyashora azagaruka. Sinumva se ahubwo ibyo bintu byabasha gukunda wabasha kubikemura utirinze cyakugura iyo miti bavuga nibyo nkubwi woja ubundi wirinze ibyo ntabwo ukeneye kujya kwivuza inyatsi izureba naguhaye urugero nkubwira ngo niba uhembwa miliyoni 1 bivuze ngo mu mezi 5 ufite 5 wenda ukavana mu dépense 200 buri kwezi par rapport ya gahunda ufite ugasigana na miliyoni 4 kuki ujya kuguza 30 wafashe enye ukabuzikoresha ibyo wari ukeneye wazamara kuzishyura ukongera ugafata izindi gutyo gufata ibintu biremereye uzo kwamubwira rero suite yabyo byombi uyu mugabo mvuga wayo mazabiri urabyumva yego agurishije inzu y'umukecuru umuryango uramubaniye kugira ngo bitamukoraho yego bikamuviramo gufungwa cyangwa se kwirukanwa ku kazi barihanganye noneho agiye batangiye indi nzu igiye kugurishwa kubera amadeni yafashe umuryango utabizi ari abo bavukana ari uwo bashakanye zicyabaye ihungabana nta gitaha mu rugo ntabwo wahataha kubera iki mu nzu y'ibyumba 5 waba wanavuganye nabi no mwashakanye ntiwagenda ugafatamo kimwe isoni umuntu w'umugabo urugo wishakiye urarutinyamo iki rwaba rutariye rutahemo abana baragukeneye ngo kubera ntashaka kurebana n'umugore mu maso kubera ko umugore yamubujije kugurisha ariko n'umugore yabyangiye iki arishyura ideni umugore atazi none se sibyo iki nibyo iki urajya kugurisha ibyo warabifashe umugore ari mukuri nyine kuki umutinya rero ukanga ko murebana mu maso hari abantu batazi gufesinga ikibazo wose umuntu iyo tugeze ku muryango nta miyaga nta mugabo wo kurara hanze y'urugo ngo aratinya kurebana n'umugore mu maso ntasuhuza abana bakamubura bakicwa n'irungu ryase ngo yanze kujya mu rugo ngo kubera ko ntashaka kurebana mu maso n'umugore wamubujije kugurisha icyo urugo uko rube runuka rube rukize rube rukennye rube rushonje n'urwawe niwe warushinze n'abandi bose babyumve urugo utararamo ni urukugera amajanja rushaka kugutwara ubuzima ariko nabwo ntabwo urucikamo ngo umare ukwezi tora abantu shimira umuntu ukomeye cyane ariko ukiri mutoya
twahuriye muri siporo ku cyumweru tuganiraho akanya nyuma turongera turanandikirana arambwira ati rwose ati kuri kepi ati iyo ugeze ku muryango mba nteye agatebe abagabo hari abataha saa 4 hari abataha saa 5 hari abataha abana baryamye hari abataha bagiye kuryama hari n'abataha bigenda gucya ariko baba batashye nubwo bajyana isoni none ibaze rero n'umuntu mara iminsi 3 ataragera iwe kandi noneho nta nzara irimo nta bukene buhari inzira korobye amazi n'umuriro birarishye inzu irimo amakaro isize amarangi irimo rangete irimo amarido meza ibiryo birahari ugacika mu rugo rwawe ngo kubera ko umugore yakubujije kugurisha mu bivuganeho musobanurire uko wayafashe n'icyo wayakoresheje umukonvenke sibyo niba ari n'amakosa yawe uyemere ariko wicika mu rugo urakomeretsa abana wenda umugore warakomeye umugore ashobora kuvuga ati ngewe burya abagore umugore umaze mu rugo imyaka irenga 15 nawe abatangiye kumera nk'umugabo arihangana ariko umwana we ntabazi ibyo ari byo abayirwa none umugore akagira agahinda abana bavuga ariko mama dada ari hehe yabasubiza iki ntacyo akibona se nayo nguko hanyuma iby'akanyabugabo byo rwose please ngo turi kubyamamaza ninagereje icyo giye kwigisha ku kanyabugabo oya urumva kwamamaza akanyabugabo ifo kujya muri logique ahubwo buriya nka uyu mubyeyi uvugira umujyi wa Kigali Emma Claudine iyo atari mu buvugizi bw'umujyi wa Kigali yiswe shangazi yiswe shangazi na ba Sauda bongera inyigisho imirire akanyabugabo kava hehe wiri bute wariye iki ubishaka bingana iki kubundi kujya ukeneye gushitura umuntu w'umugabo ukeneye bituma ushitura uri mu irushanwa se no ntabwo uri mu irushanwa d'abord yo kubikora neza ntabwo utegetswe ngo ni iminota iyi niyi reka nkubwize ukuri wenda abantu bagire none baragira ngo si ariko reka mbivuge ko birareba umuryango burare uzarebe nta muntu ubikora nk'undi sibyo niko bimeze nta muntu ubikora kimwe buri gihe yego nta muntu ubikora kimwe na bose uri rujya gushitura ushitira kuwa mbere se ku cyumweru sagenda bite wakoresheje imbaraga ufite birava kuri kasport wakoze amazi wanyoye stress ufite uko wazigabanije ibyo wariye c'est tout ntuzabikora kimwe iminsi yose sibyo niba wariye salade irimo kokombure bizaba bitandukanye n'igihe wariye pome n'igihe wariye bya bihaza tujya tuvuga watermelon igihe cyose urumva izo n'inyigisho ntabwo ari za hano kuri KOP ni zaba shangazi Emma ni zaba Sauda abarya abandi n'ibandi n'abandi bongeremo izindi mbaraga abantu bamenye ngo ahubwo wakora iki agasiporo kangana iki urumva nadashimiye topic yayigisha bigafata noneho aho kugira ngo ujye kuvuga ngo ugiye gushaka umuti utera akanyabugabo uzakagutera umunsi umwe iyindi isigaye se uzajya wongera umwe uri mu marushanwa wongera umundi uzi icyo byangiza hishwe uzi impamvu babuza gutwika mu murima imbagara mu murima uzi impamvu buriya umuriro iyo ugiye ku butaka ugatwika urabyumva umuriro ugakurura imyunyungugu yari iri mu butaka yose ikazamuka hejuru sibyo ha hantu h'uruhira hera sezo ebyiri ariko iya gatatu hajya hanyuma yuko hari hameze mbere ndabyumvise ndabyumvise ngasobanura icyo ushatse kuvuga ku kanyabugabo iyo ukoresheje iyo miti yego uri muraza ija ubwa mbere ukora neza ubwa kabiri ugakora neza ukwezi gutaha ubwa gatatu na bya bindi na kwa kundi wagiyeyo umeze hasi wara abyumvise uzahorera akanyabugabo uzahorera iyo miti yahenda itahenda ariko igihe utawufashe ntacyo uzashobora urabyumva noneho izindi ngaruka aba scientifique indwara y'umutima umutwe udakira ibindi byinshi by'inkurikizi
noneho narangiza bazana amafaranga nkayakira nkabyamamaza, nta kanyabugabo kabaho. Akanyabugabo ni biriya bariya abadamu bavuga, itwara utya, fata regime, genda muganga kubwire regime ijyanye n'akanyabugabo. Abanitritioniste barahari bagwira ati wenda kuwa mbere uzanywa icyayi cy'uburo, igikoma cy'uburo kiri mu buki, ukore siporo iminota 45 cyangwa gusimbuka umugozi. Bakubwira ati jya unywa amazi litiro zingana gutya ku munsi. Hanyuma nanone na mugenzi wawe muri buhurire mu gikorwa mutegura utya. Akanyabugabo uri mwirushanwa se ni za pompage ze za wa mugabo, ushaka se kuzana kentos. None ngewe ibyo murangira tubwiraga mwamamaza ibyo bintu, nzi neza ko nanjye nabyemera kubera ko bazanye amafaranga. Ariko nanone ko societe nayo ifite ikibazo, ni gute twisanze twamamaza imiti y'akanyabugabo? Ni ukubera iki? Abarimu babaye bake, abarimu b'amasomo mbonezabitsina babaye bake. Niba mbasha kuvuga gukora urutonde nkabona Sauda na Ema gusa, imanza hari nundi wa wundi wo hafi y'umurenge wa Kinyinya wa Gisozi, Evergreen, Evergreen uriya Vestine, ni bake. Bigeraho abagabo bishaka babuza ababigisha, bashaka ibisubizo byihuse kandi bibi. None haboneka babandi batanga iyo miti, babona n'amafaranga baza kwamamaza, turabakira. Iyo tubona inyigisho zihagije zivuga ngo dore kugira ngo utera akabariro mu buryo bwemewe bigende neza, ABCD, nka kuri bariya abadamu babivuga. Noneho bariya abadamu bakaba benshi kurusha abatanga imiti. Noneho wakumva bariya abadamu, urabyumva, ugashyira mu bikorwa ibyabo, ukabihuza n'ibyaka wa muti, ukabona ibizima. Ikibazo nta barimu. Nibute twisanze ibyo bintu byamamazwa nye. Iki namurangira reka nongere nanamusubize dayera. Ikibazo si ukwamamaza. Ntazarebe uwamamaje, ahubwo tujye tumutungira abanza arebe wa undi wamamaza. Wowe uramamaza ibiki? Urinda ungusha mu ikosa wageza hute? Icyango ngukoreraho wagikuye. Si byose? Aya makampani turi kuvuga yageze mu gihugu ate? Mbere yuko azana amafaranga ngo tuyamamaze. Turi kumwe? Yego. Turi kumwe? Wireba uwamamaza, wireba nyiri ikigo cyamamaza mbere, reba uwamamaza. Kuki yamamaza ubundi? Ikintu kintangaza no kuvuga ngo ni muganga ngo uturuka ngo mubirwa ngo byahehe. Bira ni ibikabyo. Bira ni ibikabyo nuko bazi ko abanyarwanda batazi kuvura. None bakiyitirira ibindi bihugu. Benshi ari abanyarwanda. Uzujye ubona n'abanyarwanda bambara bya bitenge by'abamasayisi. Ngo twizere imiti yabo. Nta muntu avuga ati ni umuganga wavuye ibyumba, reka da. Bati ibyo basa ava abaganga. Aravuga ibihugu cyane cyane ibidukikije. Nibyo yiyitirira, ariko nawe yageze ku butaka te mbere yo kugira ngo ajye kwishyura publicité. Kandi bakora publicité kubera ko bazi ko bayobokwa. Umuti rero ni ibintu bibiri. Nukwigisha abaturage kugira amakenga kuri abo bantu, ariko ukanabereka voie de solution, ubundi buryo bakemura ibyo bibazo batagombye kwisunga babaganga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukumenya nawe baganga nabo ukababaza mbere yo kureba wakoze publicité. Nabyo si bibi, ariko uwo yamamaza ko ari ku butaka bw'u Rwanda wagiyeyo naho kamuriyo. Wakabayiza ukambaza uti Karege, uriya muntu wamamaza biriya bintu ko tutabyizeye akorera hehe mbere yuko kwishyura. Ko bajya babanyata bariya abantu. Harya wa undi w'Ibugesera aracyarimo, mwagendaga ku mazi. Yarari kwese ko nibaza yarari ku twabivuzeho tuvuga ngo yasanze wiwe hagiye gukorwa umuhanda. Ashobora kuba yarari ku. Okay. Abura sazongera. Simbizi. Kandi nawe yaburamamazaga. Agafata abanyamakuru bakamujyana akabatereka bakamufotora ngo ari hejuru y'amazi y'Ikivu bakeditinga. Murangira iko yabivuze atinzera. Barabahungu bari kubikira ngo bari kugenda hejuru y'amazi. Nabo yigeze gufata rwose tujyayo yana bazanye duhanga twudusekuru modoki ntuzibiki byose ngo nibyo ngo bavurisha. Yarumva ko nababanyuramo. Murangira yakanguka kiragiye abahungu bari gushiriramo. Nababanyuramo. Yatwaraga kwa seri yuzuye abanyamakuru. Yakavuga ati muvuge ko ngenda hejuru y'amazi. Timufotore. Hari abatipe baba baragiye kera. Okay.
Yego. Sha. Reka twitahire bwari. kadutahe kugira ngo ntituzongera gukora zakora kwa gatandatu tubona akanya. Ejo mfite ubukwe ariko hari igisa n'ikirori cya ntuza tuzajyanamo Cyande. cya Spiro ngo imaze iminsi hugura abamotari mu buryo bwo gutwara ziriya moto ku buryo birinda impanuka. Ku kibazo ntabwo ari moto, ikibazo n'uyitwaye. Ubwo rero ejo hari igikorwa bazakora cyo gutanga certificate kuri abo bamotari n'ibindi bizahavugirwa. Utegure kamera tuzabe turiyo ejo kuwa gatanu. Nyuma yabyo ni mu gitondo kuko nyuma saa 7 nzafite ubukwe. Ubu mukanya byongiye ubu mukanya ni rusororo ku rukiko. Ubwo urumva na ejo gukora abakora tuzakorana na Spiro nibirangira ngiye mu bukwe none kuwa gatandatu dushaka akanya dukora. Yego. So ngaho Reka twamamaze no reka no twebwe twamamaze. Ariko ubwo na Spiro nawe bari hafi kuba bafatanya bikorwa. Emile ubwo abyumve ayinya. Ko bimeze. Naringiye gushyugumbwa. Iki? Oya, iki se kandi. Naringiye gushyugumbwa ariko ubwo nako. Ugiye kwica isoko se. Ejo tuzareba uko bimeze. Oya humura. Oya, turashaka ibihoraho. Ejo ni event ariko turashaka ibihoraho. Yego. Emile hafi yabazina ko tujya kwitiranwa. Ndabizi ko atazandenza ingwe. Yego. Reka twibwirira abantu ko iyo ushaka gutura ahantu heza hazaramba uzatura ubuzima bwawe bwose kandi ukahatura wishimye unezerewe uvuga ati ntuye ahantu heza ugana Premium Construction Group niyo yagufasha ibyo bintu. Uzi gutura ahantu heza wishimiye nuko bawubakiwe n'abaenjeniyeri beza babizi kandi bafitemo uburambe baravanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga barakubakira inzu yawe ku buryo uzajya ureba ukavuga ati wow iyi nzu inkoze ku mutima kuko ibikomeye ifite design nziza ibikoresho bimwe na bimwe bafite imashini zibyitunganyiriza rwose inzu yawe bakayiguhereza imeze neza. Niyo udashaka kuyibamo bagushakira uzajya uyibamo buri kwezi akaguha amafaranga n'inzu yawe bakayikurikirana bakajya bamenya uburyo aho bihagaze ubuzima bwayo. Rero bakorera hano i Remera mu marembo ya REB bafite n'ishami i Rusizi. Iyo bashaka rwose kugira ngo bahakazi kandi rwose ni mu bahakazi ngenda kabasabiye baze babubakire muhamagara kuri 07 8 4 42 57 cyangwa 07 8 45 kwa Musonera Sostene muri Vista Kigali naho rwose na ahantu heza na ahantu hanini na ahantu hagutse ahantu abafite sare nziza zo kwakiriramo abantu. Ejo yari yampaye gahunda birananira. Nzashaka umwanya. Okay, uzashaka umwanya. Ubukwe bafite ibyumba byiza byo kuryamamo, ni ibyumba bigari, ibyumba bishobora gukorerwamo imihango yo gutwikurura umugeni. Urumva ko ni ibyumba binini, aba ari icyumba gifite saro kikagira n'urubaraza. Ni icyumba cyiza cyane, ahantu hari amahumbezi, ahantu hatari urusaku, ahantu rwose uri ukagirira ubuzima bwiza cyane. Bafite screen nini cyane zo kureberaho match, bakagira bière nziza, bakagira igikoni cyiza giteka neza, bakagira mucoma ubizi kandi wabyize rwose ni mubagane. Na usa neza. Na usa neza. Kiri suku cyane. Burya ari igihe ujya ahantu wabona mucoma uri kugutunganyiriza gacika intege. Tuvuga ati oya tugenda kandi wishyuye. Ariko rwose muri Vista Kigali ukibona mucomo uhita unizera ibyo agiye kukoherereza uko biraba bimeze. Yego ni mugiye rero ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira. Bafite na ka branche ko hino hafi ya gereza ya Kacyimirongo. Ariko ko nta byumba biriyo. Nta sare zihari. Ariko igikoni ni kimwe n'abaseriveri ni bamwe. Yego. Ni mugiye rero muvunyishe babakire muhamagariye kuri 07 5 40 80 40. Yego. Hanika rero nkuko mwabyumvise mu kavideo kabanje hari nibindi Hanika ibafitiye kandi byiza ku bana banyu. Iyo umwana wawe ahize secondaire akayiharangiriza rwose acyura provisoire, yahiga kaminuza agacyura perime. Nka ibyo bidahagije umwana wahize secondaire iyo ahize kaminuza umubyeyi agabanyirizwa 50% akishyura kimwe cya kabiri. Ni ibintu byiza cyane rero ni mujyeyo
abandi bafatanyabikorwa bo muri na kubabona wa mudamu hari abo yaturangiye akomeza ndaza kumwandikira ababwire bazi nabo ni karibu abandi bo rwose turabambaye ubu ngubu ariko nanjye bagire bandebe oya ndakurangira ibyo si ikibazo ahubwo ejo wabeshya abantu yanyoni ntabwo wayishyizemo ntayo nabonye wayishyira muri iki ngiki ntakitwaye ejo isiko ari iryanjye niko uyibuke uyibahe yego yego ndagushimiye cyane mwari ku kiganiro cyiza rwose uduhaye ibiganiro byacu hano kuri KOP nakagaruka sana